Pro Kitchen, nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye guteka igitoki kirimo amashaza. Ngiye kukwereka ubundi buryo wateka mu gitoki kirimo amashaza kikaryoha, nkwereka ibirungo by'ingenzi ugomba guteka muri iki gitoki kugira ngo kize kukuryohera, abo yitekeye kize kubaryohera. Ntucikwe rero, reka dutangire dutegura igitoki cyacu ndetse n'ibirungo tuza gukoresha. Mu guteka igitoki cyacu rero turakoresha ibi mubona imbere yanyu, harimo amashaza, igitoki n'izi mboga ziri imbere n'ibi birungo bikeya tuza gukoresha. Ndi bugende mbereka uko turaba tugiye tubigeraho turimo guteka igitoki cyacu. Reka rero dutangire dutonora igitoki cyacu. Igitoki twamaze kugitunganya, none reka dutunganye n'ibitunguru, maze no gukata poivro, dushyizemo amavuta aza guteka igitoki cyacu. Duhite dushiramo, tubanzemo karoti, dushiremo igitunguru na poivro ndetse na tungurusumu. Twamaze rero gushyiramo karoti, igitunguru, tungurusumu ndetse na poivro. Noneho tugiye guhita dukurikizaho gushyiramo puwaro. Dushyizemo puwaro ndetse n'inyanya. Noneho tuzireke zishe, tugaruke dushiramo n'ibindi inyanya zacu zamaze gusha. Inyanya zacu zahiye. Aha noneho tugiye guhita dushiramo red gold cyangwa se tomato paste yose waba usanzwe ukoresha. Nkoresha red gold, ntabwo tuyishiramo yose, turashiramo igice kuko iyo inyanya na tomato paste yawe bibaye byinshi ibiryo birabiha. Sinzi niba ako kantu mwarakabonye cyangwa se mukazi. Rero twakoresheje inyanya 3 n'igice cya tomato paste cyangwa se sauce tomate. Nayo tuyikarange ishe. Tuhita dushiramo black pepper. Ndashyiramo black pepper nkeya. Black pepper ni nziza, iryoshya ibiryo kandi ikanabihumuza. Dushyiremo magi imwe.
dushyiramo ni ibyo ngibyo. Dushyizemo black pepper, dushyiramo na magi kugira ngo twirinde ko igitoki cyacu kirimo amashaza cyagira ibirungo byinshi bigatuma kibura. Uzakoresha ibirungo byonyine igitoki cyawe kizaba kiryoshye kandi uzambwira. Aha rero ibirungo byacu byose bimaze gushya, niho tuhita dushyiramo cya gitoki cyacu twateguye neza, tukagisukamo, tukagikarangana noneho na za mboga na bya birungo nabyo bikinjira mu gitoki. Murabona ukuntu gisa, kirasa neza. Aha rero nibwo duhita dushyiramo umunyu, kubera harimo magi turashyiramo umunyu mukeya, dushyiremo utuyiko tubiri dutoya, kubera harimo magi kandi magi muzi ko igira umunyu. Dushyiremo na seleri zacu, nibwo duhita dushyiramo amazi. Twabanje kuyateka, dushyiramo amazi ko igitoki gikunda amazi menshi. Igitoki cyacu rero cyahiye, ubu noneho tugiye gushyiramo amashaza. Urareka igitoki cyawe kigasha, noneho dushyiremo amashaza yacu. Tumaze gushyiramo amashaza rero tugiye kubireka nayo ashane noneho n'igitoki afate ku bushyuhe. Igitoki cyacu rero kirahiye, ngira ngo murabibona, kandi noneho kirasa neza, kirahumura, ngira ngo murabibona, kandi kiroroshye. Namwe rero muzabikore kuriya. Sinkunda igitoki cyashwanyaguritse, niyo mpamvu ntari kunyuzamo umwuko cyane,
ariko urabona ko igitoki cyacu cyahwanye n'amashaza kandi kimeze neza. Namwe muzabikore gutya rero, muzambwira ukuntu cyabaryoheye. Mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Bye bye.